ntukifuza umugore wundi iryo ngiryo ujye urikurikizaho oya ahubwo iranifasha nyigisho birase bibaho wese ko yifuza umugabo wundi inde wowe ndakwiyamye usene wanyifuje ngero ko ndageze intabe inyuma ngo rajore ubwo bayitse ndakwinyagiririzwa ariko rwose abadesipora muri amahamwe muri kunyagira nkare ahubwo bavuga ngo norebe nkumanura runini rumeze nka Safiya mubonye mbana uruzingo oya uruzingo tena uruzingo tena naraguteresa cya nyamabo aho wagumututse ariko oya ni apibiro 60 waramupimye ndaramuteruye ariko Olivier ni wa muntu uvuga ngo ube Marine ubiki twese dufata kimwe uri hafi kwigendera uzabigenza ute oya nari kiza gihari zikarisa agiye kwitanyureza miliyoni nkaba ntwika ahubwo nzata manda nyirangiza ntenza tu karubo oya birabyo no uri amagabo mukunda ko urabona yabyaye umwana usa nkawe none sone wa uri amagabo akora amakosa gusa yakoze rimwe ngewe namwemerera nakubyaze batatu oya baravuga mu cyongereza ngo it is forbidden to share a wife bisobanura kirazira gusangira umugore. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. gikiye kuva kera turi hano ku bwanyu ni ya Kigali News Channel igarutse ndi kumwe nande kuri kamera mugiye kubareba murahita mutangara cyane ni ibyamamare muri iki gihugu cyangwa se guturuka hanze y'igihugu cy'u Rwanda jewe nk'ibisanzwe nitwa Mr Journalist kuri kamera kabisa kuri kamera 1 ndi kumwe n'umumama witwa Olivia cyangwa se umwite mama waba diaspora ariko ku rundi ruhande ndi kumwe n'icyamamare noneho yitwa Foribondo yaturutse kuri Foribondo TV cyangwa se ku Mutako Live ikaze Foribondo. Yes murakoze cyane kabisa ko munyakire none mu muje na wa mudespora nkunda cyane yego nuko nagize ibyaga akaba afite umugabo ariko ndamukunda iki ni kiri kuvuga aba yankize ko katse amasezerano arangira ngo iki ni iki ngo tuzinye sabura ariko babona bitariho ntabwo tuzinye sabura tuzashakana yego murashatse uri bajya ngo bakora iki yarwo nta kibazo amategeko babihaye umugisha n'Imana yabihaye umugisha oya ntago ari Imana y'abantu bose uzagusuze ntago ari umugisha Imana yaguhanye nawe nushatse kuvuga ko mukunda oya ntago mukunda ndamwemera none se hari amategeko y'Imana 10 tujya twumva ariko hari itegeko rivuga ngo ntukifuza umugore wundi iryo ngiryo ujye urikurikizaho oya ahubwo iranifasha nyigisho birase bibaho wese ko yifuza umugabo wundi inde wowe ndakwiyamye usene wanyifuje ngero ko Foribondo karame bimeze bitese sha bimeze neza ndashima n'abantu bakeya muri iyi se sha nariye meze neza ko ngo mu kanya agiye kuza icyo bita frat or fries fries ni chapati riko zitwa chapati zane chapati fries ni oya ntago chapati nagariko zitwa oya zitwa flat mu cyongereza ntabwo nari ntabwo arubizi yitwa flat nizo utegereje sasa nizo ntegereje mase ko nawahaza iki oya ni kigaragara ko icyo bita ikibindi ayiweka ahubwo ndumumeka watebeje se natebeje ese ko muna yacitse oya nimbe bazayiriye mustari yambara ibintu byacitse oya no kubanga bahita bagira ngo ni cyamamare urako umusari byiza cyane niba bari ikintu gicitse bahita bavuga ngo ni deshire yo kunda se iyo kunda oya yes Olivia ugakoma kawe urumva umeze ute sasa ugakoma kaze nawe gatetse gakoma ni sawa cyane ariko yakatse oya bigaragara ko yarasuherewe yarakeneye igikoma kigaragara cyo ipfuba nta masaka bayo ntabwo akunda kubayo ariko abayo nuko bitaba bimeze neza nk'ibyena icyo atabayo ntibahingayo USA yego barahinga ariko nyine ni wa mbere bahinga ku isi ntabwo nyine bahingisha intoki cyangwa basaruza intoki cyangwa isuka ahubwo bakoresha ibyuma rero ikintu cyahingishijwe icyuma n'icyahingishijwe isuka biba bitandukanye nabwo buryoha kimwe ko bitarasaruwe kimwe ngo nawe umuntu yabona y'igikoma cya rutura buriya n'uvuga ngo uzi ikintu Amerika impamvu ubona yumva ihobora iyoboye ku isi ikintu cya mbere igira ubworozi n'ubuhinzi ibyo bintu bya mbere igira byinshi ku isi amata banyise ubuntu byose bibaho ugiye kuvuga ngo tujye tubaha amafaranga ngo amafaranga bahari muri Amerika ndabiyamye nta biti by'amafaranga tugira no muri Edeni heraga ibiti by'amatunda ntabwo heraga ibiti by'amafaranga hano Olivia yasaga samba mereza petit frère ariko ngo bagakora inusi shazikora nagiye kuvugishwa sha imikino mwayiretse imikino bon appétit harimo n'amata shyiramo hagati na Olivia aze kwisanga chandira gabura mva kubwira hari batetsigare ngo ni yayu cyangwa ni nyu mwabuca no mwe umva shawe kreve imikino mwayiretse koko yo kuzana ibintu by'imikino kure ntabwo ari ibyabo ibintu mwabiretse koko mwabirekeye
ni Kigali ni yayo Kigali News Channel Kigali News Kigali News Channel ya Kigali News Channel yego dore nguriya none arasutse nema bamwibye bageze ngo umukuru bamu iyo yagize shaka revi imikino mwayiretse koko imikino mwayiretse babwire gira Kireva ikaze hano gira Kireva turarya turimo imikino nagari yabo mubwira Kireva imikino si yabo Kireva imikino wayiretse koko none se Bondo tumenyereye ko uri kurya uri no kunywa ko tubona uri kunywa uri kurya byonyine kunywa biri he tureke byo mu capati ndiko ku mutima ubundi umuntu anywa nyuma ariko akanomero ko komara agakoma n'akabana gusa bwongera nta mugabo w'igikoma Bondo dukunyagira Bondo yageze intebe inyuma ubwo nashoje ubwo bayitse dukunyagirizwa ariko rwose abadesipora muri amahamwe muri kunyagira nkare kunyagirwa serious nukuri twigize amezi imbere twegeze inyuma cyangwa mwegeze amezi inyuma twene none negeze intebe inyuma cyane amabondo kirankunda kizanyibuza okay n'imbere y'Imana kubeke haramujyanye kurya capati ariko hano hambere mu Rwanda bafite capati nziza burya bantu iyi mikino harya hano bayita gutya akagacano karagabura ngo ni iko muntu ushaka kurya capati nziza waje kuri iko nubwo nta kintu barama capati ntabwo tuzishura ntabwo tuzishura nabavuze mu izina yego wabamamarije ariko se Bondo wari urimo uravuga ngo bashaka kurya nta kibazo Olivia yamamagaye wamenye ibintu uriya mugabo yankoreye yamamagaye agira ngo ndiribu ngo niwe bita akana ko muri ribu gira ubwoba bati batangiye kumpika z'aka kanya tubiyayo ngize imana ngiye kubona baramwe ngo ni Kireva ngo nari nibeshye ndavuga ati si byagenze bite ngo bamwibye imyaka 7 imaze tubiyayo uva ngo uriya mushuti wanjye atuye urahaza ariko anatuye umushuti wanjye ndetse uriya ntabwo ari inshuti yanjye n'umugabo wawe nako n'umugabo wanjye n'umuhungu wanjye n'umuhungu wawe uzanatuye ubwo uzi ko bahita ku murengwe niba abantu wa mbere biba aho se ni mu Rwanda ni mu Rwanda nazo ni muri Kongo dore ko arivugira se ko murengwe utuye batunyomoza bahita ku murengwe nareze ngo ni muri he ni bimwe niho Riderman bavuka sasa rero bantu mudukurikiye twibereye ahantu bita ku marangi akavura kari bagukurikiye ukora iki turimo turarya karyo umuriro urakoze kunuka twibereye ku marangi bantu journaliste wagira ko mutuka ko ari umukirisitu ubona atitonda ahubwo uzamurangire mu mushiki wawe leta ni ifoto ndacyari akamanzi ari mu Rwanda ngiye buri abantu bitonda sigaye mbashidikanya kubera iki ubundi rwubika ingohe nawe rw'uburagazi ese ko kimaze mu maso ese ko mwege ko bake bandi batumye dore tujye koma we bitewe n'imiterere yawe n'ukuntu uteye bamwe wowe umuntu akurebeye kure yagira ngo nta muntu wakwima urabyumva ushatse kuvuga iki nyine bitewe ukuntu wisanzura umuntu akubye yagira ngo imambara ariko wakwereka ubwenge ubuze uvuga ngo uba ufite ukuntu dukarasa ese ubamva ushaka umutama oya kumutama ntabwo byakunda kuko afite umugabo akunda n'umwana akunda tuba turimo ni akazi ese Olivia yamuhuye bwa mbere wamenya ko afite umwana njya kugura bavuga ngo Olivia nkumva uruntu runini rumeze nka Safiya mubonye mbona uruzingo oya uruzingo tena uruzingo tena naraguteresa cya nyamabo aho wamututse ariko oya ni mbere apibiro 60 waramupimye ndaramuteruye Olivia natunyomoye cyangwa umuvugiye byinshi sinaguteruye ariko n'ubwo ngiye kinamukundiye uvuga ngo rimwe na rimwe bano bantu badukoresha cyangwa bano bantu bavuga ngo bavuye hariya bumva ko bari ku yindi level bakabiyemera badapfa kwegera n'abantu ariko Olivia ni wa muntu uvuga ngo ube Marine ubiki twese dufata kimwe bari hafi kwigendera uzabigenza ute oya nari kiza gihari zikabisa agiye kwitanyoreza miliyoni nkaba ntwika ahubwo nzata manda nyirangiza ntenda tu oya birabyo n'ubu uriya mugabo mukunda ko urabona yabyaye umwana usa nkawe none so no uriya mugabo akora amakosa gusa yakoze rimwe ngewe namwemerera nakubyaze batatu kuko umwe wamurera ariko Olivia kandi batatu nabarera urabona muri USA ibijyanye n'imibanire wigeze kutubwira ko mugirana amasezerano y'uwo mugiye kubana ubona ari byo byiza cyangwa se ubona ikiza ari uko twabana buziraherezo nk'abanyafurika biterwa n'umuntu ugiye gusezerana ayo masezerano yego cyangwa nyine biterwa n'umuntu ugiye gusezerana kubera ko
hari igihe ubana n'umugabo uko wari umuzi mwagira mu rugo agahinduka icyo washaka ukagita ariko umugabo ahindutse binemewe kujya kongeza amasezerano. Ese hari abantu bajya basezerana forever birakunda hari divorce ho ibinoroshye iryo ni iki mutwongeje ya nakuye kutavangaza. hanyuma bondo wowe kubijyanye na divorce ihagaze gute cyangwa wowe famille yawe muri bwuma muramatanye kabisa ntabwo muzigera mutandukana? Yo muguru wanjye yaragiye oya ariko ndimo nifuza kagaruka muguru wanjye naramukunda iyo nkuru ko atari nziza sinabwo tubyumva. Olivia rero arakugira inama yo kugira ngo uzubake urugo rukomere. igikoma cyakuryoheye igikoma rwose mabuja jya wirira reka no kuvuga ngo nta muntu ujya umenya ubwo irageze wanga kurya ugapfa urasenga ugapfa waterekera ugapfa. kandi Kigali ngo wisheya oya baravuga mu cyongereza ngo it is forbidden to share a wife bisobanura kirazira gusangira umugore. It is forbidden. iyo bavuze ngo Kigali wisheya nibyo ntabwo ari byo. It is beaten. hanyuma mukosora atazajya ko akomeza kuba mu makosa buri gihe. Asa ifite uyaza n'uruhinja ko sirayise se twa director arundi wadutumije nta mu cameraman ujya iki kubera iki kora mu birenge bamugengaho mu cameraman muza n'izindi zande zo ntabwo nzirya cyane twerera abakameramani se bararya imbaza n'ibindi sabe barwana buri mu cameraman uri kurya neza buri munsi kutajya uba inzobe kandi narumvise ngo urya neza uba inzobe bafite uruhu ruri mabusha kandi nje nta karabye ubanza urakaraba gusa ntiwatubwiye ngo tujye tukwita gorira buriye nose gorira nicyo kimwe na gorira nyamabo ngaya amafaranga oya ntuzajya kujya uvuga amafaranga oya bazishoye wabwiye gukunda amafaranga oya toka mbwira ukuntu bita ingagi mu Giswahili. oshi uri kuvuga ngo uriya muntu twagiye hirya kubeti twagiye mu mazi turabetinga abivuga muri kamera ibintu ntiyabikora ibyo urakora kandi utabikora yamenya afate ntabwo uyafate karive ngo yamenya afate akira urabivuga mu Giswahili nanga ugiye gukorera acha nikwambia mimi najua Kiswahili hizo pesa nazipeleka leta oya ntaje mnakorera urakorera ngahe nashiro bitanga shiro yose wayatoye se yose sekari igihumbi nakiro yose nangahe ntuje kuri moto n'agahumbi nanga nyamabo rimwe irabara wandeze iwawe igihumbi uracyanze utavuze iwawe se oya nje wapi boya nyamabondo waburi kumugora arimo aratanga kakeya kandi bura ntazi ko bashobora kumurasa kandi wamarite ikaye ako nanjye nyamabo ngiye kuzava muri ibyo kubabaza njye mu biganiro urabona kuntu burya wowe ufite ishuri curuzi kubantu kori turya wowe ufite inda yegora ushatse kuvuga kereka ko ari mubwira n'imbere y'Imana kereva wazi yarahindutse yabaye yazanye inda urabona n'aya madirede yakuyeho yasutse n'ubundi ngo umuntu wamwibye yarazi ko aba mu mukobwa yarazi ko yarongoye utekereza umuntu w'umusitari nk'uriya ujya kuba ku isi ya 9 koko isi ya 9 se ni mu Rwanda nazi ngo ni nko muri Tanzania ariko nta ntukanse nyamabondo uko abantu bakubona urya ku macano ni nakurya nabi wawe iyo witekeye mu gasafuriya ndateka se ntabwo uteka umubare agihari urya gute ko uje ubona ari impfuye naryiye rya kibonde nagize amahirwe nkaba mfite nanjye ikibonde ni gike ni samake yumye mfite umwobo wanjye ajyanye na toilette ubu ni uvuga ngo nagiye nitura muri toilette nagiyemo sambiri urara hano toilette iri hano Yesu we none mwebwe hari ayibahe mwebwe bahe twebwe ifite icyuma cyayibamo ananye ifite icyuma cyayibamo capati nizigana zijyana nyamabo shayi imikino mwayiretse ko agacano karagabura shayi imikino mwayiretse ko agacano karagabura shayi imikino mwayiretse ko kumwerekeye Olive ntago hari hakuno uri mu Rwanda urebye nyine ambiance yari uburyo hameze uburyo ujya mu marange ujya ahantu hatandukanye even n'uburyo abantu bakwishimiye so bamva utanataha shabwo ntabwo zataha ikayanya ndajya kuyongeza urabona ugize wabaye wawundi bavuga ngo wari akatigara ku mutwe y'abanyabugogo
hari umugani baca baravuga ngo bariya ka Kigali apfa umutwe ureba Nyabugogo apfa umutwe ureba Nyabugogo bisobanura niwe wenyine uvuze ngo nibasura muri Amerika wawe rero wa mbere ubikoze wakwemera ugapfa umutwe ureba Nyabugogo ubundi ngewe nkunda gukora ibintu byanjye nta muntu udebeyeho ambashabye wagiye utahasize ngo muri Amerika babura umwanya wo kwisanzura cyangwa kuruhuka ngo bari mu kazi bifungiranye ubwo byanga bikunda vacances zo mu Rwanda oya no kuvuga ngo hariya muri Amerika abantu babo bose baba bahuze nuvuga ngo wasanga ariko gukora ibintu akimura muri Amerika yabikorwa nkamwe mu mwaka akivuza ibintu ubwo ni n'ibiki ushaka ariko ageze i Kigali oya ratane bakajya bakoze ibintu yageze i Kigali ibintu ubwo ni nko no kwinyesabura thank you ushaka iki cyose ni iki ifoka